kutugirira neza yatumaze inzara rero kutugirira neza akabyara Imana nishimwe kandi najyaga mu isoko nkafata tise nshaka nkayidodesha uko nshaka nkambara neza nisiga amavuta urukweto rwiza Imana irasirimbura najya ku mukobwa usobanutse Imana nishimye cyane. Haleluya. Iyo ubashimanga nayo irakubahisha iyo utayikojeje isoni nayo nta soni igukoza. Imana irahemba igira inyiturano igira ingororano ihemba neza ntabwo yambura. Soni imbere y'Imana irambira ngo si ibyo gusa ahubwo muhaye n'umugabo iyo yaje bayaje yaje gusenga Imana yamuzanye nawe yaje ari umushyitsi uko yakoraga hanihuye aza ari umushyitsi kuko hazaga abantu baturutse mu mpande zitandukanye ariko mubonye kure n'umwe nabonye mu nzozi ndavuga niko Mana iterano rirangira ndamusuhuza ndebe yuko ngiye wanze ndebe ko ari amakuru nanjye afiteho iterano ryarangira ndamusuhuza ngo ndebe ko wanze ndaburya ni muraho aranyikiriza none se muzadusura ryari arambwira ati buriya tuzaza ariko mbona nta makuru afite bitajya gusenga ndavuga ese ko nabonye atanze Imana buriya niwe Imana irambwira turiya washuhuje niwe. Haleluya. Imana ni ikimenyetso kivuga ngo nzamuguha. Imana irashoboye nzamuguha ntabwo azaba gushaka ariko njye nzamwemeza nzamuguhesha amaboko yanjye akomeye. Buri Imana igira amaboko akomeye cyane. Haleluya. Haleluya. Igira amaboko
amasengesho yabaye, ahubwo nawe aza aho bagiye kubatiriza. Ahageze arasuhuza bisanzwe, ntabwo yari azi amakuru, nta n'ikintu yari aziho, Imana itaramwishurira. Ariko njyewe mbese nari najyanye amabombo rero, bombo z'icumi, ndangije fata bombo imwe, fata n'indi zibe ebyiri, tubombo tw'icumi tubiri. Ndavuga nti nimwakire tubahe kuri bombo. Ndangije arembera azakira, aravuga ati reka mbe ndeba uko babatiza. Aba yirebera nyine uko babatiza, ariko ako kantu mweretse ko kumuhereza bombo ebyiri gatuma nyine aguma aho ngaho. Haleluya. Arangije rero bageze kubatiza, babwira ati se mu rugo ni hehe? Ndababwira ati ntabwo ari kure, ni hano ruguru. Ati reka ze twijyanire inze njye kuhareba. Haleluya. Imana ibiri biramuzanira ni ukuri. Haleluya. Arangije turazamuka tugera iwacu, hari n'abandi bantu nyine baje umubatizo wa murumuna wanjye, turarya turanywa tuganira ku ijambo ry'Imana, mbese tuvuga Imana. Soma ijambo ry'Imana riri muri Yobu rivuga ngo ari kwigira icyo yitumye, ninde wabasha kuyivuguruza? Iryo ni ryo rivuze. Bambwiye ngo nimuganirize, ndavuga ari kwigira icyo yitumye, ninde wabasha kuyivuguruza? Kandi icyo umutima wayikunze ikikora. Haleluya. Ubwo nyine iryo jambo namwe murabyumva, nabaga ndimo nyine mpanuriramo. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Ubundi singira icyo yitumye, hari uwayivuguruza? Icyo umutima wayikunze se kikora. Haleluya. Arangije rero umunsi urarangira mukuru wo kwizihiza, arangije aritahira nyine, nanjye sigara mu rugo, ariko nzi ko ari we kuko nari nahawe amakuru nijoro. Ageze mu nzira rero ahagana ngo bwirango, ahageze yumva ijwi ry'Imana, ijwi rimuhamagara mu izina inshuro 3. Arangije aritaba, agakebuka akabura umuntu, yarangiza agakebuka akabura umuntu, rimuhamagara inshuro 3 aritaba, amubwira ngo uriya mukobwa se wamubonye? Aravuga ati namubonye. Ati rero uriya mukobwa wabonye niwe mugore wawe? Aravuga ati mu izina rya Yesu, kuriya gihe ntabwo namwemera, kuko Imana yabwiye ngo ntazaba kwemera, ntazaba nagushaka, ariko nzamwemeza kandi nzamuguhesha amaboko yanjye akomeye. Arangije Imana iramubaza, iryo jwi riramubaza ngo kubera iki? Avuga ngo ni imfubyi kandi sinashaka umugore w'imfubyi. Ati ikindi ntabwo yize, ntabwo nashaka umugore utarize ngo arangize na kaminuza. Ati ikindi kandi ntabyibushye arananutse, uriya muntu ungana kuriya gihe ntabwo namwemera. Izo mpamvu ngo nizo yahaye Imana ngo zatuma atanyuma. Imana iryo jwi riramubwira ngo nubwo wava muri iki gihugu ukagera no hanze yacyo, ngo nta wundi mugore uzabona, umugore wawe nguriye. Arangije aragenda arwana no gusenga ngo abwira Imana ngo uriya mugore ntabwo mushaka, ngo agasaba Imana ikimenyetso bakunda nyeme, Imana igahita ikimuha. Ageze mu bimenyetso 12, ageze ku cya 13 aravuga ngo ngiye gusubirayo Mana, ngo nisanga ari gutora umuceri, ngo noneho ndamwemera. Icyo ntabwo ari ikintu cyari kunanira Imana rero kugikora. Nari nagiye kurangura umuceri kubera ko nacuruza mu Rwanda, habaga imiceri iseye ku mashini, ntagenda urangura, ageze muri ubwo mbona arimo imyanda. Noneho nabareka mbanze gutoremo imyanda, abakiriya bawugure bishimye. Ubwo rero cya kimenyetso umusore yasabye ko ashaka yuko nyiri iwacu agasanga ndi gutora umuceri, yasanze ndi gutora umuceri. Haleluya. Imana yakibigize gute? Iramwemeje, ariko ntiyemeye. Yaravuze ngo reka nongere mugerageze, kuko Imana yabwiye ngo njye nzakwereka amaboko yanjye akomeye. Kugira ngo Imana inyereke amaboko yayo akomeye ko tugiye kwerekana nabwo baranyanze. Arambwira ati ndumva nabivuyemo, ati ntutegereza nyuma y'imyaka 4 niho tuzasezerana. Ndavuga nti sawa bari. Aransezera tigendere. Ngeze mu rugo ndasenga, Imana yabwiye ati naho mu gitondo ugiye kujya gusenga, ujya ahantu usenge saa 9 zuzuye, ndakwereka ikimenyetso cy'amaboko yanjye akomeye. Haleluya. Nubona byanze, hari ifite amaboko akomeye, hari ifite imbaraga, hari igatsindwa, hari itumva amabwire, hari Imana yihagije. Nubona byanze ugipfuka muyibwire. Haleluya. Nagiye aho ngaho nasenga, umugabo nawe ajya mu kazi, yakoraga hano muri hoteli Keredo hano i Huye, avuka Nyaruguru.
Haleluya. Niho yakoraga agiye mu kazi nk'uko bisanzwe, amaboko akomeye y'Uwiteka aramusumira ngo yahagarara amaguru agatitira ntabashe guhagarara, amaboko yagira iteke aterura kigatakara, umutwe uhindamo umuriro, Imana ifite amaboko akomeye, umutima urasha uyumva agiye gupfa akajya yubikira hasi akavuga ndapfuye, uyumva ijwi rivuga ngo kuki wapfa umugore namubaye, aravuga ati mbabarira ndamwemeye. Haleluya. Imana ifite amaboko akomeye. Saa 9 mu kadogo ahita amamagara kuri telefone arabwira ati sheri mbabarira ni wowe mugore wanjye Imana yageneye. Haleluya. Ati mamuka dupanga itariki y'ubukwe nta wundi mugore ni wowe. Mba ndamutsindiye. Imana ishimwe cyane. Ntabwo byari byoroshye kubona umugabo mwiza wagenewe n'Imana, ntabwo biba byoroshye. Icyakora abagabo bose barahari, ariko umugabo uturutse ku Uwiteka kumubona we mukobwa ntabwo biba byoroshye. Ugomba gusenga ukaba maso ukagendana n'ibimenyetso, nta mikino. Yego. Haleluya. Nta mikino yo kwidemeza wiga hariya uwo ari wese akanda ibere uje akubita amaboko uje agira gute, ariko mwabaye muba maso usenge Imana ikuyobore kandi ntabwo uzasenga. Umugabo uturutse ku Uwiteka kumubona ntabwo byoroshye, ariko Imana irabafite. Komera Imana amashyi yakoze. Amishimwe. Ko rero tuba dupanze itariki nyine y'ubukwe, Imana iradutsinze. Imana yabwiye ngo izamurira uko izambera papa, izambera mama. Undi mugabo nawe waje gusenga iwacu asanga habaye inama n'amasengesho yahabayeho umukire, kuko Imana yabwiye ngo nzaguha so ugukorera ubukwe nta kintu na kimwe uzibaza. Ndi mu rusengero abandi barataha kubera ko bavuga ngo yaje gukoresha inama hano ni mutaha, abantu baje gusenga bose barataha, urusengero nyine bararukinga, ariko ngenda hasiga ndavuga ni mu mperezo funguzo ngenda hasiga, ariko ndikunda kuba mu nzu y'Imana. Ndangije ndahasiga najyaga nkunda kuba mu rusengero ngategura nkakora imirimo abadiyakoni bagasanga nabirangiye. Iby'Imana reka bikaba arangushe. Ndangije rero uwo muntu aza gusenga w'umukire aturutse hano Huye, nawe bivuze mwamumenya, niyo mpamvu ntagiye mbavuga. Arangije aza gusenga ari mu modoka yiwe n'umugore we ariko badakijijwe, abari abagatulika. Barangije nyine umugore we wari bumvise ko aho hantu hari imbaraga z'Imana, yari ahetse umugore wamuzanye kugira ngo we akate yisubirireyo, ari umugore uje gusenga. Aje asanga urusengero rurakinze ko ntabwo bari bazi, ariko numva imodoka irahinze ndi mu rusengero yinguraga aho babona. Ndababwira nta terero ryabaye, ariko mube muretse gutaha imwinjire musabe umugisha. Haleluya. Imana igukoresha mu gihe cyawe kandi uhagarare mu cyuho. Bari baje kureba Imana, ariko Imana niyo yashingiye kunyuramo kugira ngo bayibone. Ndangije nabyo muze mbasabire umugisha, barapfukama batitaye ku cyubahiro buri mu mwuka w'Imana, Imana ikamukoreramo, Imana ikwihesherezaho icyubahiro. Barapfukama ndabasengera, Imana ibona ku maso, Imana ibishurira ibintu byabo. Ngiye uwo mugabo guhera ari umwana kugeza mu gihe agezemo ibintu byose yakoze, harangije aratanga arumva buri bwo bwa mbere yari yumvise aho Imana ivuga. Ni umukire wawe ntahasengere kare, ntahasengere no mu gaturika ntajya. Harangije gusenga abwira umugore wiwe ngo madamu uyu mwana umuzi hehe? Aravuga ati nukuri aha hano bwa mbere mageze. Ati none se mwana unzi hehe? Ndamubwira nti ntawe umuzi. Ibintu ubwiye ibindi bikubwiye. Ndamubwira nti Imana ibibwiye, Imana abibonye, Imana ikuzi. Ahita turikararira amarira arasohoka, arihana asaba umugore w'imbabazi ibintu byose, ahita yakira agakiza. Kuva uwo munsi urugo rwabo rwakira agakiza. Haleluya. Agaruka gusenga noneho habaye iteraniro ryose, asaba gushima Imana, avuga ati marene wanjye naza gushima n'Imana. Marene rero urumva iwacu ndi kumuyira, uwo ni umugabo w'umukire n'umugore wiwe bari aho ngaho manini cyane, kugira ngo bahagarare ibitero ngo marene ngo mwiyo dushima n'Imana ntawe bazi. Abantu bose barakemuka ngo marene we ninde, nanjye sinari nzi ko ari njyewe. Arangije arambwira ngo Pauline ngo marene wanjye ngo mwiyo dushima n'Imana. Haleluya. Haleluya. Arangije magana imbere aravuga ati yewe ndashima Imana. Ati uyu nguyu namusanze hano igihe mutari mwasenze habaye inama, ati ariko namubonye n'Imana, Imana naboneye aha ngaha nta handi ndayo, nzaba umukristo wa hano, nzasengera hano
amahano yose. Haleluya. Abayisaba umukristo wo kumuyira yabatirijwe aho ngaho muri Buzana, kandi hari cyangwa ndahe hose hari ahantu babatiriza Yesu. Ahita ambwira ati rero nzagukorera ubukwe ku kintu cyose nanjye nakiguzibaza n'igihe byose bibazwa. Haleluya. Imana ifite uburyo, ifite inzira yankoreye gukorera byiza Imana ikoresheje umubyeyi yampaye, kuko mu nzu yayo harimo byose. Imana ishimwe. Nagize amajyambere menshi cyane yuzuye imodoka, hari harimo kamera, hari harimo ibyo kurya no kunywa, yanekuye neza n'ibyuma by'imiziki byaturutse ibuye bije gucuranga iwacu. Imana yakoze ubukwe bwiza, yihesheje icyubahiro kuri jyewe, abantu bose n'ubu baracyatangara. Imana yarakoze. Amen. Haleluya. Umwana w'imfubyi utagira shinge na rugero, Imana ikamuha imodoka zigera mu 8. Imana ntiyahabaye. Imana yakoze ibintu bikomeye cyane. Nagenze mu modoka ihenze Rutayisire y'uguyu yagendagamo, kuko umugabo wanjye akoraga ambwira imodoka agendamo ndayigutwerere, genda uyitwaremo umugeni wawe. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Rero Imana yagiriye neza, dusezeranira hano Cyarwa Itumba, kora ubukwe bwiza. Imana irabikora, ikora neza, ko ntabwo igibeshya, ko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Iyo utakojeje Imana isoni, nayo nta soni igukoze. Kabaje gukodesha Itumba rero niho tuba tubyaye umwana wa mbere, kandi dufite inzu ku isambu. Umugabo wanjye avuka aho bita Cyahinda mu Rutobwe, n'ubundi ni muri Nyaruguru nihavuka. Noneho rero abwira ati rero maze kubyara umwana wa mbere byatureka dutahe tujye iwacu, kuko bafite inzu abariho tujya kuba. Turibuka tujya ku isambu, ariko aguma mu kazi n'ubundi akageza kudusura. Igihe cyarageze rero akazi karahagarara, aza aho ngaho nyine abo mushomeri dutangira gukena. Ariko twakomeje gukorera Imana. Tugeze aho mu Rutobwe nakomeje kumuririmbyi, nkomeza kuba umunyamasengesho. No mu rugo haba icyumba itorero riravuga ngo aba ariho Kiroko, ko yabafata abantu baturanye bagasengera ahantu hamwe. Haba icyumba haba ububyutse bukomeye cyane, ariko amafaranga akazi karahagarara. Tubona nyine bitangiye kwanga, ari mu cyaro. Dusenze Imana ivugana natwe ngo mbahaye icyerekezo cy'ubucuruzi, kandi mbahereye umugisha ku nyanya, muzazicuruza muzamuke mugere kure, niho nzabatabariza. Uriya umugisha w'umuntu wese Imana ifite aho iwunyuze, yaba ari akazi koroheje kaba gasuzuguritse, ariko Imana yanyuzamo warangiza ukabona umugisha ukomeje. Imana yadutegetse gucuruza inyanya, kandi nabwo bushobozi twari dufite nta mafaranga, twagiye nabwo kuyaguza. Tujya kuguza amafaranga tubona 200. Umugabo aravuga ati rero ndayabonye, ariko hano dutuye ni mu cyaro, reka tujye Kibeho tujye gushakisha aho dukorera. Ajya Kibeho ashakisha inzu, arayibona. Inzu y'ibihumbi 30 ku kwezi, yishyura amezi 2, aguramo n'igare, arangije aguramo n'udukoresho, hasigara 23,000. 23 rero nibyo twatangiriyeho gucuruza inyanya. Ubwo nyine twimukira Kibeho, twageze Cyahinda 2010, tuva aho ngaho Cyahinda tujya Kibeho 2013. Twageze Kibeho dutangira ku nyanya nk'uko Imana yari yavuze. Twahereye ku nyanya turarangura ukwezi kumwe twashize, tugeze ku mafaranga 90,000. Amezi 2 ashira tugejeje 120. Ubwo nyine bikomeza byaguka, kuko Imana yatwemereye iki? Umugisha. Tujya guhaguruka rero twarasenze, ntitugiye ngo nimugende gucuruza inyanya z'abana nabo. Iduha ijambo riri mu Gutegeka kwa 2 ibice byaho 8 murongo wa 11 kugeza 14.